Iyo ukigera mu karere ka Rusizi ubona abaturage bo muri kano karere bishimye, wakwibaza impamvu bano baturage ubona bishimye cyane, bakabikugaragariza mu maso yabo, mu kamwenyu hose hagiye hatandukanye, ubona abaturage rwose bishimye kakahava. Ukibaza ikirimo kiragenda gituma abaturage bishima, nabo bakagusubiza bagira bati erega twari tumaze imyaka 11 wose ikibazo twari dufite twarakiburiye ubusubizo, ariko kuri ubu ikibazo twari dufite twakiboneye igisubizo. Urumva ari ukubera iki twebwe tutakwishima? Ibi ababigaragaje, ababivuze ni abaturage batuye mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Nyakabuye ndetse na Muganza, aho bavuga ko bahawe imodoka nziza cyane igiye kujya ibafasha mu gutunda ifumbire ndetse n'umuceri. Iyi modoka aba baturage barimo barishimira, baba bayihawe nande? Ese ubuyobozi bwatangaje iki? Ese aba baturage bo batangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru uyu munsi twaguteguriye. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, nawe jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko gatonya, ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yongeye gushimisha abagiye batandukanye, ari abagenderera mu karere ka Rusizi ndetse n'abatuye muri kano karere ka Rusizi, cyane cyane abahinzi b'umuceri bo muri kano karere. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage batuye mu karere ka Rusizi, cyane cyane abahinzi b'umuceri mu mirenge ya Nyakabuye na Muganza mu karere ka Rusizi, kuri ubu turimo turabagezaho iyi nkuru, barimo barabyinira ku rukoma nyuma yo kubona impano y'imodoka ifite agaciro ka miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda. Abo banyamuryango ba koperative Kowamunya bavuga ko iyo bahawe n'umwe mu bafatanyabikorwa babo yabunamiyeho igihombo cya miliyoni zirenga 3 z'amafaranga y'u Rwanda batangaga buri gihe bajya kugura ifumbire buri gihembwe cy'ihinga ry'umuceri, ariko kuri ubu bakaba barimo barashimira leta y'u Rwanda yongeye kubumva, ubundi ikabaha iyo modoka nziza cyane igiye kujya ibafasha gutunda ifumbire ndetse no kujyana umusaruro wabo mu nganda zigiye zitandukanye zo muri kano karere ka Rusizi. Aba bahinzi b'umuceri bo muri kano karere ka Rusizi bavuga ko icyo gihombo bari bamaze imyaka irenga 11 bahura nacyo, ubu barishimira ko iyo modoka babonye ku bufatanye n'abafatanyabikorwa igiye kubafasha mu iterambere ryabo. Bavuga ko bakomeje kugira iki cyifuzo, ariko kubera ko bari bakishakisha birabananira cyane. Mu nama y'inteko rusange y'umwaka ushize ya 2023 bafata umwanzuro wo gukora ibishoboka byose ikaboneka ngo ibaruhure urugendo bakomezaga bakora cyangwa amafaranga bagomezaga batakaza ubwo bakodeshaga imodoka z'abandi. Iyi modoka ni imwe mu bikubiye mu nkunga ya miliyoni zisaga 179 bahawe n'ikigo cya USAIDF. Gishimira ko aba baturage bishimira ko uretse kubafasha kugura inyongeramusaruro, iyi modoka kandi izajya inabatwarira umusaruro wabo bejeje. Nzabamwita Dismas, umwe muri aba bahinzi, yagize ati
iyi modoka yatugezeho turishimira cyane kuko igiye gutuma hari amafaranga umuhinzi abona yahereraga mu gukodesha imodoka za buri gihe agiye kwinjira muri koperative, bikazatuma koperative yacu itumbagira ikagera ku rwego rushimishije. Yakomeje avuga ko nabo binjiye mu nganda zikodesha imodoka zitwara umusaruro, bityo bakaba babonye indi soko y'amafaranga yinjira muri koperative yabo. Habumugisha Jeanke nawe umwe mu bahinzi b'umuceri bo muri kano karere ka Rusizi, ubwo yaganirizaga itangazamakuru mu kamwenyu kenshi, nawe yagize ati ibi byose ni umusaruro w'imiyoborere myiza irangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, udahwema kudushakira abafatanyabikorwa badushyigikira mu iterambere, akanahoza ku mutima umuhinzi w'umuceri mu kibaya cya Bugarama. Iyi nkuru kandi yanagarutsweho n'umuyobozi wa koperative Kuwamunya Revera Pasiteri Furahani Samuel, nawe avuga ko iterambere ry'abanyamuryango rigiye kwiyongera kubera iyi modoka ikemuye ikibazo bari bamaranye imyaka igera kuri 11. Aha yasubizaga agira ati baravuga ukuri, bano baturage hari amafaranga menshi n'imbaraga nyinshi twatakazaga kubera kutagira iyi modoka. Baduhaye Isuzu itwara toni 10 icyarimwe, tunasubizwa ikibazo cyari kiduhangayikishijwe cyane cya moto ikoreshwa na agronome akurikirana ibikorwa by'abahinzi. Bayiduhaye y'agaciro kangana na miliyoni 5,500 by'amafaranga y'u Rwanda, na biriya byose bavuze bigiye kudushyira heza mu iterambere ryacu rya buri gihe. Uyu muyobozi w'iyi koperative kandi ashimira abafatanyabikorwa barimo kubazamura, akabizeza gukoresha neza iyi nkunga kuko banagiye kububakira ububiko mu murenge wa Bugarama bushobora kubikira rimwe toni 1000 z'umuceri. Nanone iyi koperative yishimira ko igiye kubakirwa ubwanikiro bune bugezweho mu mirenge irimo Muganza ndetse na Nyakabuye. Iyi nkuru nziza ikomeje kugenda ishimisha abaturage bo muri kano karere ka Rusizi ndetse n'abagendera muri aka karere ka Rusizi. Yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kimonyo Kamari Innocent, yavuze ko iyi modoka ije ku gitekerezo cy'ubuyobozi bw'iyi koperative cyanyujijwe mu nama y'inteko rusange yateranye mu mpera z'umwaka ushize. Yavuze ko iyi modoka itabaye igisubizo cya koperative gusa, ahubwo ibaye icy'umurenge wose. Yagize ati iyi modoka yitezweho kuzamura iterambere ry'abaturage b'umurenge wacu wa Nyakabuye muri rusange, kuko uretse ibikorwa by'umuceri wa koperative twari tunafite ikibazo cyo kugeza umusaruro w'abandi bahinzi ku isoko rya Bugarama. Avuga ko umurenge wa Nyakabuye weza cyane kandi n'abawutuye ari abakozi batiganda, akaba asaba abaturage kubyaza umusaruro iyi modoka babonye kuko izabafasha gutwara umusaruro wabo mu gihe kitari umweru w'umuceri gusa. Abaturage abagenderera aka karere ka Rusizi bose bongeye kwishimira iyi nkuru nziza cyane yongeye gutaha mu karere kabo. Reka tubibutse ko iyi mukomeje gukurikira ari KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru nziza cyane y'abahinzi b'umuceri babonye imodoka miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda igiye kujya ibatwarira umusaruro wabo bezaga. Ndagushimiye we twabanye muri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku munsi.